Udukariso aho mugeze ntabwo ushobora no kugenda ngo wowe ntabwo ubuze ukuntu n'umwana wabayeho iwanyu nibo bamufashe kubera ibiyobyabwenge byakurenza ubwonko ye uzongera ufatwa bakujyane muri rehab cyangwa bagufunge wambuko Sarima ngo none numvise inkuru ngo baraye bamukubise ubu Sari urumva koko uri mu biki warangiza ukagenda ngo gutyo ngukereye ngo we Sarima wowe utagira huba nibe nanjye we wambukwe makuberi nirirwa nikaraga muri iyi mihanda nkanicura niyo nzibumi 300 ariko we hanalolotse ariko gutunga ibintu by'ibigore bibiri biraho ngaho byirwa bijya mu buyoga bitaha bimusindira kimwe gifitiyo iwabo undi waruwe muri bigore bibiri bibi wabo biba wowe uracumbitse ubu mama wazide yaragowe wowe ufite nyoko wakagiye kwa nyoko yes wakagiye kwa nyoko we kirobezo wakavuye mu bitaro utaha kwa nyoko ubu ngubu ko kuzuka umwana waba yaramutse we gicucu ruganzu abagore butagira ubwenge nkamwe sibataki hapa Yeah, no, it was cool because. Hey, y'all, come look at this. nicaye na mukuru wanje uri kumva ibyo kuvuga ariko okay twatangiye so ahanga nimo ndababwiye ko naringiye muri gym nambaye imyenda ya gym ariko nshiraho uduherena n'udushanite kugira ngo bigaragare bisa neza so nahise ngenda gufata mukuru wanje buri munsi isi iba yamubihiye aba yababaye mu nda ijisho mbese naramumenyereye ni ibintu ngo tugomba kubana nabyo buri munsi Yeah, no, it was cool because. Hey, y'all, come look at this. hanyuma rero reka tuganire mukunda iki kintu kitari iki mu mwembe sibyo abantu mu rukundo urumva baba bameze nk'imyembe ugasanga yirwa avuga sheri we ngumva rwose ngo sheri ngo nzaguha tubanye humva imyembe nayo Ahora ushize yangu uzashya ngo tuzawurya wahiye man ugasanga abajama man bashizeho umunyu bahita bawurya ubukoboye nawe rero ushaka kubura aho ngaho sheri wawe ameze nk'umwembe man muremure ndategereje abakoboyi barashyizeho umunyu barawuriye kera Yeah, no, it was cool because. Hey, y'all, come look at this. Miki wamumenye gute? Miki namumenye kubera aga wamumenye gute? Aga twari inshuti guhera 2019. Mwamenye gute waje kuba inshuti yaga gute? Ndi umwana we man. Aga arakubyara se wowe umuntu ukuze ashobora gute? Nake nyewe imyaka 12 nagwa agarambya. Aga afite imyaka ingahe? Ndabizi se. Aga mwamenye gute? Ukuntu twamenyanye aga twamenyanye bwa neza bro. Twamenyanye bwa mbere TikTok ari bwo zikiza ndakeka. Kuko nabonye kuri news. None kugira yarayikinze video yanjye kuri TikTok. No izi video gumukora. Ariko byo nibya none ayikinze mbona n'umuntu ufite followers benshi. Ndishima umusitari ya ndakingiye video. Ntabwo wari umuzi wabonye umuntu ufite followers benshi. Ndishima umusitari ya ndakingiye video. Niratera ko inshuti zanjye ngo narumye. No umwiga ndamwandikira kuko nabonaga n'undi yitwa promoter. Nge nabandikira namwati rero ngira ibintu by'ibivibe wanyeraga content nyikorera niba nari ubwo aga yarari kumwe na Miki uya 2019 ni kera namenyanye naga mbere yuko akundana na Miki okay twagiye none rero tukajya tugana gutyo twakomeje tuvugana kuri telefone ariko tutarahura wibera Norvege ariko akaba ari wa muntu
nyine byageze aba inshuti yanjye cyane akaba ari wa muntu wangira inama ngeze noneho mfata umwanzuro wo kwinjira mu bintu bijyo gukora utuntu nkomeza nikorera ku matito kumva ndabikora noneho ndangije akajya nyandikira ibintu mvuga navuga nakora nka video ndi kuvuga ibintu nawe akambwira ati si gutya bikorwa avuga nka kuno nyine ari kunyigisha ibintu nk'ibyo kuri video bwawe upostinga niwe wanyandikiraga akananyigisha n'ukuntu bavuga nyine watinyutse ambeshyira umeze ute neza nyine ngaho ndi mu kazi uri mu kazi okay neza w'amakuru samaye misaka samaye mazi iminsi mu bintu byinshi repeti sema zimereye nayo byataye warwaye giripe we nasaye imana warwaye na giripe giripe nazirwaye kuva nkiva ku ishuri zanze gukira no ikaze ariko mpamvu ujya unsengera ibyo bintu by'amatiku yareke iryo tiku ryawe shawa ni njyewe guhamagara bwa mbere ni njye umanza kwandikira SMS no kuri WhatsApp ni njye gushotora ntukishinja amakosa nawe narakurakariye narakugenzuye basi ngo ndebe nimba nyine wanamvugisha nakuvugishije ni wowe wigeze ubikora mani narabigenzuye nese gusa njye kuyahamagariye wigeze unahamagara ufate umamagare hasi we na compose impamvu nyine ndakwandikira ntunsubize nyine ntumbeshyere kuri WhatsApp na message urabeshye ntubeshye mani tora abakristo reka kubeshya mbese ntabwo mwubeshyera ariko urambeshyera yana uko bikaze Hey, come look at this. Ukwiye kujya kwa muganga niba utwe n'akazi ugira ukaba utarazigamiwe ariko ukajya gutangira na weekend n'abandi jya kwa muganga urarwaye ugomba kujya kureba muganga niba ujya gupostinga umuntu mukundana atabigusabye orangiza ukamusharinga wenyine inshuti yanjye jya kureba muganga ukwiye kujya kwa muganga niba uziko wakiriye umbishana mu gitondo ni mugoroba uri gusaba jya kwa muganga urarwaye jya kureba muganga niba umuntu mukundana ubu ngubu ubizi neza atazakubera umugore cyangwa kubera umugabo yo jya kureba muganga urarwaye jya kureba muganga urarwaye yana uko bikaze Hey, come look at this. gukunda igihugu ni byiza ariko ari gukunda igihugu kakabye umva hari ukugera limite uno munsi twari turi gusangira n'abantu dukorana mind ninjye mwirabura njye nyine hakora abantu hari umwirabura wundi ariko na rimwe mu cyumweru so twari turi kuganira noneho urabizi uri gusangira n'abagabo n'abahungu ikintu bavuga cya mbere ni umupira so batangiye barangije ngo igihugu cyacu batangira kwemera twatsinze igikombe cy'isi noneho mufite umushuti kukazirwa nsereza u Rwanda iki u Rwanda narwo ruzwi nyine ibintu nk'ibyo twiga dusererezanya muri make noneho arambwira ngo yengo nabonye no munsi u Rwanda rufite match sinibuka n'ikipe nje mvuga noneho njyewe nzi ko dufite partnership na Arsenal sinzi indi equipe ko zike sindeba football noneho nanyije mu mutwe wanjye numva nimba natekereje ko kuba dufitanye partnership n'abantu ba Arsenal aribo badukinira simbizi sinjye nkababwira barangije arambwira ngo dushete ndangije ndabigenera u Rwanda muri football turaba mbere bambaza impamvu tutagiye muri AFCON ya last year navuga twa twagize ibibazo mu gihugu nyine twa turi mana ndababeshya ambwira twebwe dusanzwe tuyijyamo iki uri kubeshya abazungu ntabwo nyine bajya direct kuri internet ngo barebe ok baravuga dushete ngo dushetere kuki ndabwira mushetere ku Rwanda ubu ikipe y'u Rwanda nitsindwa ejo nzajya kureba muri toilette
kozi noneho bazatseka bazavuga mana yanjye ndinda natekereje kuko dufite partnership n'amakipe akomeye bishatse kuvuga ko ayo makipe ariyo dukenera numbaze ubu nyine kubera ubwiyemezi bwanjye nirwo niyemera u Rwanda disi u Rwanda data Yalla, usko bikaze. Hey, y'all, come look at this. Yalla, usko bikaze. Hey, y'all, come look at this. imico myiza tugira hano ku isi nidutegurira hazaza hari abo mu isi cyangwa se mu ijuru tuzaheshwa nuko twifashe burya mu isi tunyuramo rimwe gusa n'amahirwe ya kabiri abamo ku isi nakitagira iherezo kandi kiriya nikigaruka uvuye mu busore arinda humeka ubwa nyuma atabugarutsemo niba uri inkumi jya wirinda ikintu cyose cyatumurira y'ubukumi kuko ayo marira adahozwa iminsi yose yo kubaho kuba yarize akanya gato gusa k'uburangare kakamya icyizere cy'ubuzima niba uri inkumi jya wirinda ikintu cyose cyatumurira y'ubukumi kuko ayo marira adahozwa iminsi yose yo kubaho kuba yarize akanya gato gusa k'uburangare kakamya icyizere cy'ubuzima ku isi nakitagira iherezo kandi kigiye nikigaruka uvuye mu busore arinda humeka ubwa nyuma atabugarutsemo uri umusore wese niyumvira inama ituruka ku byanditswe byera yawirundi icyatuma hadeyiba bikorera amaboko ku bwawe kora igituma bagira ihumure n'icyizere cy'ejo hazaza hawe uri musore wese niyumvira inama ituruka ku byanditswe byera yawirinda icyatuma ababyeyi bawe bikorera amaboko ku bwawe kora igituma bagira ihumure n'icyizere cy'ejo hazaza hawe mana turagusaba imbaraga twebwe ubwacu ntacyo dushoboye imyaka turimo ifatanije n'isi byazaduhindura ibyo manzi mana turagusaba imbaraga twebwe ubwacu ntacyo dushoboye imyaka turimo ifatanije n'isi byazaduhindura ibyo manzi tugusabye ubufasha twizeye ko mu izina rya Yesu tuzatsinda tugusabye ubufasha twizeye ko mu izina rya Yesu tuzatsinda Yalla, usko bikaze. Hey, y'all, come look at this. ukwiye kujya kwa muganga niba uri mu bantu bataramenya ko nkupira gato nitawe mama risikamu ukwiye kujya kwa muganga niba uri wa mukobwa witwa kuri mu rukundo utegereza kubwirwa ndagukunda ubizi neza ko tubona niri mu nzira barakuroze jya kwa muganga tukujyane kwa muganga niba uri mu bakobwa birirwa mu marushanwa yo gutera udushoti n'abasore vayo ujye kwa muganga ukwiye kujya kwa muganga nimba uri umusore ufite imyaka y'ubukuru ufite buri kimwe ukaba wumva ishema ryawe kwirirwa uhinduranya ko bajya kwa muganga barakuroze we yo muze kujya kwa muganga muze tubareke kujya kwa muganga
Yalla, uziko bikaze. Hey, y'all, come look at this. Message ni abantu mwese mufite indwara yo kubyuka kare mutekereza ko abantu bose babyuka kare urumva niba ubyuka saa 10 n'ibyo ubyuka saa 1 abantu bose ntago babyuka ari uko izuba rivuye hari abantu tuva mu buriri ari uko turi kumva imbavu zaturiye please niba utari kugise cyangwa utagiye gupfa siga ubutumwa kuki ushobora guhamagara umuntu mu gitondo ibyo niba ushaka kumbwira gushaka kurindira ukabimbwira nyuma ya saa 6 bite byawe niba utari kugise cyangwa utagiye gupfa wimpamagara mu gitondo ndakwinginze wimpamagara mu gitondo Yalla, uziko bikaze. Hey, y'all, come look at this. Hey guys, hope everyone's doing well. So guys, what is enough video kujya hearing akantu kamwe like something in the air. Abantu benshi nsaba abantu ngo banyandikire bavuge ukuntu abafasha cyangwa iki. Gufasha ntago ari ukuvuga ngo ndafashe kuko ngiye ndarenze cyangwa ntabwo muri family nafasha. Family ndafite have a big family. Aho kwa navuze ngo ndashafasha runaka nabwo yavuze ko uragomba kuvuga ngo ufasha nyoko cyafasha iki cyangwa nabonye na comments nyinshi n'abandi banyurambwiye ngo biki urabizi ko uyu mukobwa ageje kuvuga ikintu cyinshi cyambere bamubwira ngo one day we watch so like gufasha n'umutima it's a heart that's willing to help not other way alone kandi reka mbabwire ko abantu batazi ibintu iyo maze kugira platform nini yaba iri helpful yagira umuntu yafasha yagira ibikina byinshi afasha it's naho ubonye family so family ntago ari blood gusa kuko like hari no kunagira gutya ugafasha umuntu akakubera family ari ubwo umufriend wa bene umukunda cyane akakubera family so you people like mujye kuvuga ibintu bimwe na bimwe ko ibintu bimwe na bimwe mu buzima biba biri so sensitive like especially ku bintu biri concerning ku babyeyi it's not a good thing you understand so yeah mugerageze kugira ikinyabupfura n'umuco Masalati ndagukubita mugerageze kugira ikinyabupfura no kureka ibintu bimwe na bimwe bitavuga mujye mubireka numva nta cyo kuvuga nta cyo typing like just leave it don't bring family members kuko iza ko ntago ari abantu barakuze kuri social media urizana wabikunda wabishaka kubireka so and TikTok when was following them like they are my family. That's what you have to understand. Thank you. Yalla, uziko bikaze. Hey, y'all, come look at this. Yalla, uziko bikaze. Hey, y'all, come look at this. Yalla, uziko bikaze. Hey, y'all, come look at this. Iyo utangiye gutekereza kwisohokana muri restaurant ako kanya ubwonko bwahita bukubwira ati amafaranga uri burye muri restaurant avuyemo indobo 5 z'ubugari n'udufuka 2 tw'umuceri mukecuru iyo usigaye utinyuka kugabanyisha ibiciro ukava ku 20 ugasubiza 2,000 urashaje uranajegera utangiye kujya mu bintu by'ibirori bakubaza ngo urafata iki ukavuga ngo urafata amazi cyamuzehe kigende mukambwe iyo utangiye kujya wumva ziraje bafungura
cyangwa se ikintu kirimo isukari utangiye kujya usoma ukajya wumva harimo isukari nyinshi cyane ukeneye gusukamo amazi ukurambiwe wakurambiye iyo straight out of nowhere ureba umuntu ugahita uvuga ati aka kanara Yalla, uziko bikaze. Hey, y'all, come look at this. uyu mugoroba ndababaye mu buzima mana ndababaye pe umugabo wanjye arambabaje anteye agahinda narindi no kurira ngira ngo murabibona so umugabo wanjye mbere yuko tubana ni wa muntu wanyitagaho kuri buri kamwe buri weekend twarasohokaga tukajya aho numva umutima wanjye ushaka nta munsi n'uyu mubaho nize mubwira ngo be I want this never yarazi ko buri kwezi hari amafaranga agomba kumpa like ntabwo nize muhamagara nyine musaba ngo this and that never ibana yumvaga ambwira ati uri shema ryanjye kukubona usa neza niyo ntego yanjye kukubona wishimye niyo ntego and then nari mfite n'akazi and then we got married turabyara ndakubwiza ukuri ngo umugabo wanjye ntabwo yongeye kunyitaho byose byikupa yambujije gukora you have to take care of kids ndabyumva ko ngomba kwita ku muryango wanjye nkita ku bana nkita ku mugabo wanjye kuko hari igihe bijya nyine bigorana ko ubivanga n'akazi noneho twahise tubyara indahekana byahise bigorana bisaba ko ndeka akazi nkita ku muryango wanjye umugabo wanjye nkunda cyane n'abana beza cyane umukobwa n'umuhungu ariko tell me why kugira ngo ubwo byo gusohoka n'ibiki byose byahise bivaho arambwira ati nzajya nkwitaho biki n'ibiki nureka akazi ukita ku muryango n'ibiki narabiretse ariko ndakubwiye ngo gusohoka byose nkibyibuka ndebera ukuntu igisuko cyangagiyeho nta n'isoni bimuteye nta n'icyo bimubwiye noneho uyu munsi navuze ngo remi tell him maybe I don't know ndamubwira babe sorry reba ukuntu maze gusa arambwira ngo usa neza ndamubwira no ntabwo ari uku nguku reka ngomba guhindura igisuko arambwira ngo ushake amafaranga ugende njye ntayo mfite umutima wanjye ndumva ubabaye ndumva ugiye guturika mwabagabo mwe ni igiki kibatera kugira ngo mudushake mwumve mwahita muduhindura puberi hahandi bajugunya ibishingwe ni igiki kibibatera mumbare ni igiki kibibatera kumva ko yageze mu rugo ibindi nk'ibindeba how umugore w'umugabo agira igisuko kikamara amezi 3 ku mutwe akenda koreka I know mugiye kumbaza ngo ni ryari ngo washatse umugabo ngo mu mutwe wanjye mfite umugabo mfite n'abana 2 umukobwa n'umuhungu urumva so don't come for me when did you get married and bye okay so rero umugabo wanjye arambabaje mwabagabo mwisubireho kabisa Yalla, uziko bikaze.